Ndabashuje mwese inshuti z'Imana n'ubuzima yaduhaye mugire amahoro. Ndabashimiye cyane rero uburyo mukomeje kudutera imbaraga no kutuba hafi ndetse no gukora iby'ubuzima kandi Imana ikagenda ibibaheramo umugisha. Ndabashimye cyane ko mwakunze kandi ibyo tubagezaho umunsi ku wundi. Ahangaha rero nabashije kubona abantu benshi bagiye bagira ikibazo cyo gusinzira, ibibazo by'ibitotsi. Ndavuga kuko hari benshi bakomeje babibaza, ndavuga reka nkore akavidewo hatazagira n'ubyibagirwa cyangwa bikomeze byinjire mu masomo bifatike. Nta kindi rero ni ugutogosa amazi bisanzwe, ukafata umuneke wa goromisheri, wamara kuwufata rero ukawukata nk'uko ndi kubibereka hano, ukawutogosa mu mazi, byabira ukongera ugashyiramo akariro gakeya iminota 5, noneho warangiza bimaze kubira neza, nta kintu na kimwe uta umuneke uko wakabaye n'ibishishwa ntabwo uwutonora, uwukora uko wakabaye. Wamara kubitogosa nyine byabize byamaze kugira ukabiyungurura, ukanywa ayo mazi neza. Nkaba rero mbifuriza kugira ubuzima bwiza, ibitotsi byiza, gusinzira neza. Mwese bizabahire, nubwo atari bose bishobora kuduhuriramo, ntabwo dusa, ntabwo tungana, hari ibintu byinshi tudashobora guhuza, ariko rero bigize uwo bifasha kandi nzi ko byagiye bifasha abantu benshi. Nta mpamvu ureseye, ugerageza ibintu byose mu bintu bisanzwe kuko nta n'icyo biba biri gukoreho, nta ngaruka kuko ari ibintu bisanzwe dusanzwe turya. Ugerageza byose, ukagerageza ukareba ibifasha ubuzima bwawe. Ariyo mpamvu rero nta kibazo tuba dufite cyo gukoresha umuneke dusanzwe turya, amazi dusanzwe tunywa, noneho tukareba. Wabona bikunze bikoranye n'umubiri wawe ukabigumana, wabona bidakunze uhita ubireka ako kanya, ni ukuvuga ngo umubiri wawe wabyanze, nta mpamvu yo gukomeza. Hanyuma rero niba mukunda ibyo tubagezaho, mukore sabone, munaparitaje, muhereze n'abandi bamenye uko bimeze, uko ubuzima buri kugenda neza kandi buri kudutunganira, kubera ko twakoze ibyo ubuzima budusaba, kubera ko tutabirenzeho. Hari ibintu byinshi tutagomba gukomeza kujya gushakira ahandi. Niba ari ubuzima ugomba kubukorera, ntabwo babwifurizanya, ahubwo urakora ubuzima bukaza. Wagira Imana nyine, n'Imana ukayisenga ikagufasha, ugasagamba. Nguko uko bikora, nta kundi. Hari abantu benshi rero bagiye babigerageza, nkabashoreje rero ubuhamya bw'uyu muntu utubwira ko adushimira. Imana iguhe umugisha, ukomere kandi ibyiza by'ubuzima bikomeze kukugeraho, kubera ko yakize ikibazo cyo mu kanwa.